murusha ububasha biramushimisha cyane, ariko byongera kuryoha iyo avumbuye ko yari akunzwe atabizi. Niyo mpamvu numvaga abaririmbyi bamfasha ko kugira ngo ntangire iyi nyigisho y'uyu mugoroba nshima, ariko ntanga n'impamvu nshima ko ari uko namenye ko nkunzwe, kandi nawe urakunzwe. Ikibazo wenda gishobora yuko waba utarabimenya, ukaba utaramenya imvugo y'Imana, uburyo Imana igaragaza urukundo rwayo, ukaba utaramenya amabanga n'uburyo yerekana ko ikunda, ariko iyo wabivumbuye nibwo wumva uri mu mwenda ukomeye cyane. Aha mutureba ubu twicaranye imyenda ikomeye cyane, imwe ya banki ntibakange, niba nagurisha bazatware, ariko umwenda ukomeye ni umwenda w'urukundo, kuko ibyo twahawe n'uburyo twakunzwe n'Imana ni byinshi cyane. Nibyo umuhanuzi Sofoniya atubwira, ni nabyo ivanjiri y'uyu munsi itumenyesha. Najyaga nibaza impamvu muri bariya abantu bose Yezu yakijije, umwe w'umunyasamariya ari we wavuyemo akajya gushima. Impamvu nta yindi, ni uko uwo munsi yavumbuye ko akunzwe. Abanyasamariya bari abantu bizi nk'abantu badakunzwe n'Abayahudi, ndetse sinatinya kuvuga ko urwango rwabo rwari urwango rwa rundi tujya tuvuga ngo aho umwe aciye undi ahagenza ate, ahacisha umuriro. Burya biba byageze kure rero, biba byabaye bibi cyane. Nimwibaze rero ko umunyasamariya yisanze ari mu bandi, atazi ko ashobora gukirana n'abandi, kubera ko atarazi ko akunzwe, aza kwisanga nawe yakiriye mu bandi. Uwo munsi amenya ko akunzwe. Sinshidikanya ko aricyo cyatumye ava no mu bandi agahita ajya gushima. Ibi ndabivuga mbahamagarira nanjye ntiretse ngo twisuzume turebe uburyo Imana yadukunze, wenda ntitubimenye, uburyo Imana yatugaragarije urukundo rwayo, wenda ntitubimenye, ariko uyu munsi cyangwa iyi minsi tuvumbuye ko dukunzwe, nta kindi dushobora gukora uretse gushima. Mbashimiye rero ko mwaje gushima, mbashimiye ko munavumbura ko mukunzwe, mbashimiye ko mutaha mwuzuye urukundo rw'Imana. Nimunshimire iyo Mana idukunda kurusha abandi bose. Hari agakuru njya mbabwira abo twahuye kenshi, njya nzisubiramo kuko ziryoha zisubiwemo, ko umwana w'umukene wavumbuye ko akunzwe, bigatuma ubuzima bwe bwose buhinduka ukundi. Umwana yakurikiye iwabo bimukiye muri karitsiye, ariko yimukira muri karitsiye irimo abantu bakomeye. We rero yari ntako yifite. Byumvikane ko yagombaga kwiga mu mashuri yo muri iyo karitsiye.
byumvikane ko yagombaga kwigana n'abana bakomeye, byumvikane ko rimwe na rimwe nawe yagombaga kujya mu magurupe y'abana bakomeye, ariko ntawe ntako yimereye. Bizatinde bishyire kera, umwami aza gutuma kuri iryo shuri ko azaza kubasura kandi azazana na nyina. Ibi nabisomye mu gitabo cyanditswe n'umupadiri w'umuhinde, ubwo byaberaga iwabo iyo ngiyo. Nuko umwami na nyina, harya ubwo ubundi aba ari umwami nande? Ni mu bivuge mu kinyarwanda cyeza. Nyina w'umwami yitwa ndedi? Yitwa umwamikazi. Yitwa umugabe kazi. Naho umugore w'umwami akitwa nde? Akitwa umwamikazi. Hagombaga kuza nde? Umugabekazi, ari we nde? Nyina w'umwami. Nuko babwira abana bose kumwe abarimu mujya mubigenza, ko umwami n'umugabekazi batabasura ngo hanyuma bagende nta kado babahaye. Umwana arataha abwira nyina ati umwami n'umugabekazi bazadusura kandi batubwiye ngo tuzazane kado. Nyina aramureba ati nabuze n'icyo nkugaburira ngo nzaguhe kado yo gushyira umugabekazi? Ati ntayo nifitiye, uzajyana ibyo ubonye, sinabona ibyo ntura abami. Umwana agahinda karamwica, ararira, amarira amurembeje, ajya kuryama munsi y'igiti cy'umwembe. Uwo mwembe hari mu gihe cy'ihundura, hasigayemo umwembe umwe gusa mwiza, kwa kundi imyembe ishya igahinduka gute? Igahinduka umuhondo. Singira abo ntera ipfa, ubu hari abayikunda cyane. Umwana mu gihe yariraga areba mu giti, abonamo umwembe wahiye uhinduka umuhondo. Ati mbonye ituro nshyira nde? Nshyira umwami n'umugabekazi. Yiruka abwira nyina ati mbabarira ngo usabe ikintu kimwe. Wambwiye ko nta turo ufite, ariko jyewe ndaribonye. Nyemera uriya mwembe usigaye mu giti, ngende nkuce nzawushyire umwami nande n'umugabekazi. Nyina ati ibyo nabyo uzagenda ubikore. Umwana yurira igiti, agiye guca umwembe asanga wa mwembe igice kimwe inyoni zagize gute? Uranyumvira wa? Abanyarwanda baravuga ngo agahinda gashira akandi gashibuka. Agize Imana abonye iki? Abonye ituro, ariko agize ibyago asanga imisure yagize gute? Yaraririye. Aramumanura wa mwembe ashyira nyina arira ati dore nari mbonye umwembe, none dore n'inyoni zagize gute? Zarawuriye. Nyina ati jyana uko ushaka, uzabijyana uko, ibyo ntacyo bimbwiye. Ubwo urumva n'umubyeyi wihebye. Atese noneho wanshakiye kambaraje kado. Umubyeyi atari ko narakwihanije, nabuze n'ibyo nkugaburira, nzabona mbaraje kado zo gutura umwami. Uzafata kimwe mu byibo byanjye, uzashyiremo uwo mwembe ugenda umuture, natabyakira uzabigarura. Umwana afata ikibo, nayo ngiye kurwita urwibo kuko rwari rwanashaje. Ashyiramo umwembe wagize gute? Wariwe n'inyoni. Agiye gutura umwami. Aragiye ati byibuze bangaye ko ntuye ituro ribi, nyizanye no muri ambaraje kadombi, ariko ntibangayire ko nagize gute? Ko ntazanye ituro. Arajyana na rwa rwibo. Ariko utekereza ibyibo byawe nawe. Arajyanye na cya kibo, ateretseho abandi bashyize za ambaraje kado. Abana b'abakire babona icyo kibo bakagisunikisha
bakagisunikisha ibirenge. Ni nka bamubwiye bati vana ibyo bintu byawe byanduye aho ngaho. Igihe cyo gutura kirageze, abana batoye umurongo bashyiriye ituro umwami n'umugabekazi bicaye aho ngaho imbere. Umwana ajya ku murongo, bakajya basunika bigize inyuma. Kubera iki? Rwa rwibo. Bagasunika bigize inyuma kugeza igihe hageze inyuma y'abandi. Abafite twambaraje kado baratura, abazanye udushashagirana baratura. Umwana abonye bigiye kumugeraho kandi yikoreye rwa rwibo, kandi azi umwembe urimo uko uteye, uranyumvira di? Noneho agahinda karamwica, ava mu murongo arirukanka, ajya kwihisha mu gashyamba kari aho ngaho hafi. Umugabekazi rero aba yabibonye. Iyo mvuga iyo nkuru, iyo ntekereje iyo nkuru, hari igihe ntekereza uyu mugabekazi wacu. Ndavuga nyina w'umwami ninde? Yezu Kristo. Abona umwana agiye mu gashyamba, noneho abwira abaja be ati munkurikirane uriya mwana, mbonye ava mu murongo agiye ahunza abandi, mumenyere uko byagenze. Abaja baragenda bamusanga mu ishyamba bati mwana wabaye iki? Umwana ati ce, araceceka. Bati mwana ko wavuye mu murongo w'abandi wabaye iki? Ageze aho aratobora aravuga ati n'amarira menshi ati ntimurebe uru rwibo? Iyi ni ambaraje kado mama yampaye. Atumba bwiye ibirimo rero, ati mwagira agahinda gakomeye kuko n'umwembe urimo inyoni zarawuriye. Ati nabonye ngiye kugera imbere yanyu banyakubahwa, mbona nimusanga ibirimo, nimumenye ibirimo n'uru rwibo nazanye, muzangaya na mama akabigwamo, aho kugira ngo mama bizire nirutse ndabahunga, nta kado ndi bubaho uyu munsi. Abaja bagaruka babwira umugabekazi bati yewe, bati wa mwana icyamujyanye twakimenye, ituro rye yasanze ridakwiye, nambaraje kado yarebye iz'abandi abona bidahuye, none yirutse yabahunze. Ibyo turwiyita ipfunwe mu Kinyarwanda. Umugabekazi nta wundi urabimenya, abwira abaje ati murebe muri twa dutambaro twanjye, mugende mufunike rwa rwibo, mufunike na wa mwembe, mumubwira agaruke mu mutambagiro. Abaja nabo baza bamutambagira inyuma. Umwana araza aho n'urwibo, araza aho n'umwembe, ariko n'abaja bamuri iruhande. Bageze imbere y'umwami amuhereza cya kibo. Nticyari kikiri urwibo kuko cyari cyagiye udutambaro twa hehe? Tw'ibwami. Ntibanatinyutse kureba ikirimo kuko baravuze bati iyi kado iherekejwe n'abaja b'umugabekazi ishobora kuba ari kado y'igitangaza. Baragenda bahereza umugabekazi, nawe ashyira ku yandi maturo. Reka bazajye gutangaza amaturo yabaye aya mbere rero. Batinya gupfundura kado ipfundikije ibitambaro, udutambaro tw'umugabekazi. Bati ibi ngibi byadukoraho. Nuko bahitamo ahubwo iryo turo kurigira irya mbere. Bati birimo by'umugabekazi ntawe amenya, reka tugira irya mbere. Umwana agira ituro rya mbere, sige hawahera hahera umukene. Umwembe wariwe n'inyoni ubaye uwa mbere, urwibo rubaye urwa mbere, izindi kado zibaye izikurikiyeho. Kuva uwo munsi umwana yatahanye ibyishimo, abwira nyina ati sinarinzi ko nkunzwe, ariko naje gusanga n'abakire bankunda. Kristo Yezu akuzwe. Ati naje gusanga n'abakire bankunda. Atuzi ko buryo umwamikazi n'umugabekazi atuzi. Nyina ati akuzihe wanjajwa we ko wasaze? Ataranzi. N'ikimenyimenyi rya turo ryacu niryo ryabaye irya mbere. Umugabekazi imbere yo gutaha ati nimunyereke iwabo w'umwana. Agenda agiye gushimira nyina,
ati umwana wawe yantuye ituro ryiza cyane, byahebye ukajya. Ati umwana wawe yazanye ambaraje kado nziza cyane, byahebye ukajya. Uwakunze umwana ni wagize kado nziza, uwakunze umwana ni wagize ambaraje kado nziza cyane. Umwana ava hamenye ko akunzwe. Kuva icyo gihe n'uwo munsi ntimumbaze ngo ari hehe, icyo nzi nuko yamenye ko akunzwe cyane. Buriya nawe urakunzwe. Jye narabimenye ko nkunzwe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo umenye ko nawe ukunzwe. Ikibo cyawe kiramaze, n'umwembe wawe uramaze. Icyo wajyanye imbere y'umugabekazi nicyo nshima. Umutima wawe wajyanye imbere y'umwami ni wo nshima. Ngo inyoni zashunnyeho zaramaze, imbere y'umwami bihinduka bishya. Imbere y'udutambaro ndetse n'utuvuta tw'umwamikazi tw'umugabekazi byose bihinduka bishya. Uyu munsi urakunzwe. Uwo mwami turi kumwe muri iri joro, n'uwo mugabekazi turi kumwe muri iri joro. Uyu munsi menya ko ukunzwe. Ituro ryawe uyu munsi riraba irya mbere. Ntago riri irya mbere imbere ya padiri mukuru, ntiriba irya mbere imbere y'inama nkuru ya paruwasi, riraba irya mbere imbere yande, imbere y'umugabekazi. Riraba irya mbere imbere y'umwami. Riraba irya mbere ubuziraherezo, kuko kuva uyu munsi numwemerera anagusura akamenya n'ibindi byawe. Uretse n'umwembe n'igiti cyawezeho nagusura azataha kimenye. Ngiki cyo mbifurije muri iri joro rihire, babyeyi, inshuti, bavandimwe, kutava mu murongo w'abajya gutura. Simvuga aya maturo aya ngaya asanzwe, ndavuga abatwaye imitima yabo imbere y'umwami. Ntuve mu murongo wabo, ahubwo dusoze uyu mwaka utwaye umutima wawe imbere y'umwami n'umugabekazi. Ntutinye ambaraje kado, ndavuga wowe cyangwa umubiri wawe. Kuba ushaje cyangwa uri muto si cyo kibazo. Icyo ushyiriye umwami n'umutima uwujyananye nicyo cy'ingenzi. Ngiki cyifuzo cy'uyu mugoroba, ngiki gisabisho cy'uyu mugoroba. Numenya ko ukunzwe, ishimwe ryawe rizahoraho iteka. Umusamariya yarabimenye, ibibembe bye birakira, indwara yararwaye irakira. Arangije atera intambwe ajya gushima. Umuhanuzi Sofoniya akabitubwira cyane, ati twebwe turasingiza Nyagasani kandi tubifitiye impamvu, kuko igihe cyarageze maze twohererezwa umucunguzi, twohererezwa uwaje kudutabara, twohererezwa uwaje gufunika bya byibo byacu, twohererezwa uwaje kwakira umwembe wacu nubwo wariwe n'inyoni, twohererezwa uwaje kwakira ituro ryacu maze duhinduka bashya. Nguwo umucunguzi, nguyu watashye iwacu, nguyu twataramiye kuri Noheli, nguwo tugitaramiye uyu munsi. Kandi rero buri segonda ry'uyu mwaka, ndavuga uyu mwaka dushoje, buri segonda ryarimo ikiganza cy'Imana. Burya twishwe no kutabimenya. Na bya bindi wagize ngo birarura, buriya byarimo ikiganza cy'Imana. Burya umwana warwaye inzoka agahabwa igicuncu n'umuravumba, iyo abinyweye yumva birura, ariko umubyeyi wimuha bimuhanye iki? Urukundo. Wenda uyu mwaka wanyweye igicuncu cyawe, wenda uyu mwaka wanyweye umuravumba wawe, ariko ikiganza cyaguhaga igihe gicuncu, we wumvaga birura, ariko icyo kiganza cyaguherezaga umuti wo kugukiza. None urangije umwaka ibibembe byarakize. None urangije uyu mwaka waramenye ko kunzwe, igisigaye ni ugushima. Amagambo yo gushima muri Zaburi 112 harimo amagambo meza cyane wajyana ugiye gushima.
haravuga ngo izina ry'uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Ngo ubu hateye amajwi menshi ashaka kutubuza ibisingizo, ariko izaburi ikatubwira ngo uhoraho asumba kure amahanga yose, asumba izindi mana zose. Izindi bazakubwira uzamenye ko ari utumana, dore ko ubu hateye imana nyinshi. Hari iziza zigize bintu, hari iziza zigize uburyohe bw'iyi si, hari iziza zigize ububasha. Izo zose zikaza zishushanya nk'imana, ariko utwo ni utumana. Mu gifaransa bazita les idoles. Uyu mwaka usoza utandukanye nazo, iryo ni ishimwe rigana Imana. Nsoza rero bavandimwe banjye, ya zaburi y'112 iduherekeza, igaherekeza amagambo y'umuhanuzi Sofoniya, irageruye ikavuga ngo uhoraho yahagurukije indushyi mu mukungugu, maze avana umutindi mu cyavu kugira ngo amwicaze hamwe n'abakomeye. Ayo n'andi magambo y'igisingizo y'umuntu wajyanye ituro rye ry'ishimwe. Ubu hari abicaye hano Imana yarabakuye mu mukungugu, hari abicaye hano Imana yarabakuye mu cyavu, hari abicaye hano amavi yabo yarakikiye utwuzukuru n'utwuzukuruza, hari abicaye hano amavi yabo yarakikiye imfura n'ibirondamfura, mukaba mwicaye hano mushima. Hari abandi bicaye hano barahojejwe amarira menshi, barijijwe n'ubwikanyize n'ubwikunde bw'iyi si n'abayo, ariko uyu munsi zaburi nk'iyi ngiyi ikatwibutsa ko uhoraho yiteguye kuguhagurutsa mu mukungugu kandi akagukura mu cyavu. Iyo ni impamvu yo gushima, ntuve hano utamushimiye. Mu Banyakorinto umutwe wa mbere umurongo wa 4, ngasozereza aho ngaho, uti hari n'izindi ngabire mwahawe mutaramenya. Hari ingabire yo kumenya no kumenyesha abandi umusumba byose. Hari n'izindi mwahawe mutaravumbura, kandi uyu munsi yiteguye no kuguha izindi. Ariko iyo yo kumenya Imana no kuyimenyesha abandi ndayibasabiye kandi ndayibatuye, n'utarayihabwa ayisabe, kugira ngo umwaka utaha akanwa kacu kazaririmbe ibisingizo by'Imana, kazave mu bigambo by'amatiku n'amatiriganya, kavuga ubwiza n'impuhwe z'Imana, maze umubiri wacu wose uhinduka igisingizo cyayo. Nyagasani Yezu abasenderezeho imigisha ye, musoze umwaka mushima, musoze umwaka munezerewe, umwaka mushya muhire kuri mwe mwese.